yandwanya cyane nta wundi mfite ubasha kuntabara tugumane mwami tugumane yandwanya cyane nta wundi mfite ubasha kuntabara tugumane mwami tugumane yandwanya cyane nta wundi mfite ubasha kuntabara tugumane mwami tugumane. Imana ishimwe, haleluya. Turashimira Imana rero, twahoze tuvuga neza uburyo Imana aho yagiye dukura, saho rero honyine twagumye, ahubwo Imana yagambiriye kudukoresha iby'ubutwari kandi itwemerera kandi twemeza neza ko tuzayikorera. Ni nawo mwanya rero tugiye kubamo muri aka kanya, tuyobowa mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana, tuyobowa mu kanya ko kumva neza icyo nanone kandi Imana idushakaho. Nkuko nabibabwiye, nkuko twabivuzeho, twavuze neza yuko mu kazi kose waba ukora, mu buzima bwose waba ubayemo, ni ukuvuga ngo byose ubikora ariko unubaha Imana, usoma ijambo ry'Imana. Reka dufatanye umuririmbyi wa 277, ni umuririmbyi nshaka gufashisha abanyamasengesho bari gusenga muri iyi minsi kandi bafite intego. N'abanyamasengesho bafite intego, batarimo bapapira cyangwa se barimo bavuga ngo reka tujye gusenga ariko rugupfa kugenda. Ntabwo ibintu bya Yesu ari ugupfa kugenda, ni ibintu Yesu yacunguriyemo abantu kandi akoresha ikintu gikomeye kitwa kumena amaraso. Hanyuma rero ndimo ndabwira abantu bazi agaciro k'amaraso ko badakwiriye gucogora ndetse no gusubizwa inyuma n'ibihe ngo birare cyangwa se bavuga ngo ubwo birarangiye. Bibuke neza yuko uwo waducunguye n'ubundi akiturwanirira. Hanyuma rero turatangira kuri uyu muririmbyi 277, ahari aho uri, waba ufite ibibazo bikuremereye, waba uri gucangwa n'ibya Yesu muri iki gihe bitoroshye, waba uri kubona ibihe biri kunyuranamo ukavuga uti ndakora iki, ariko noneho umuririmbyi agiye kutubwira icyo tugiye gukora cyangwa se isengesho tugiye gusengera muri uyu muririmbyi. Mwami ubugingo bwacu ni nk'umunsi nibuke rwose, niburama cyane kandi ibyishimo byabwo birashira. Mwami udahinduka tugumane, gumana nanjye kuko umunsi ukuze, dore burije. Mwami ndagushaka, nimbura abandi bose bo kumfasha, tugumane mwami tugumane, gumana nanjye kuko umunsi ukuze, dore burije. Mwami ndagushaka, nimbura abandi bose bo kumfasha, tugumane mwami tugumane. Iminsi yose bangushaka mwami, niyo Satana yandwanya cyane, nta wundi mfite ubasha kuntabara, tugumane mwami tugumane, gumana nanjye kuko umunsi ukuze, dore burije. Mwami ndagushaka, nimbura abandi bose bo kumfasha, tugumane mwami tugumane, gumana nanjye kuko umunsi ukuze, dore burije. Mwami ndagushaka, nimbura abandi bose bo kumfasha, tugumane mwami tugumane. Singira umwanzi n'umwe turi kumwe, kandi amakuba nambabaza cyane, intorezo y'urupfu yaracitse, byose ni byiza nitugumana, gumana nanjye kuko umunsi ukuze, dore burije.
mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane amasonare mbuza mbonekere nzabona ubwiza bwawe bwo mu ijuru nzasiga vuba umwijima wo mu isi no mu ipfa ryanjye tuzagumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi arimo aravuga kugumana n'Imana. Nakomeje kuvuga ngo umuntu wese akazi yaba akora kariko kose cyangwa se aho ariho hose yaba mu majyepfo n'amajyaruguru yaba iburasirazuba n'iburengerazuba waba utuye usenga Imana waba hari ibigukomereye mwifurije kugumana n'Imana. Imana itugirire neza no kuiherezo Imana izagumane nawe. Abafite intambara zikuruhije waba uremerewe umutima waba wibaza ngo mbese ibi bihe bizarangira ryari mbese ibi bihe bizagenda gute nabatangariza ko hari Imana igumana n'abantu bayo. Nanjye nkuko nabibabwiye mu buhamya bwanjye Imana yagumanye nanjye irandinda nawe nkufurije kugumana n'Imana iminsi yose wabona uri mu ntambara udafite ukurwanirira. Abantu barimo babona ko ibihe bibagoye abantu barimo babona ko bibacanze isi irimo irabacanga mbega iby'Imana birimo birabacanga ariko ndimo ndakomeza abantu basenga abantu bari mu kuri no mu mwuka ko badakwiye gucika intege ahubwo dukwiriye gukomeza imbere. Ni kumuririmbyi n'ubundi kandi agaruka bivuga 21 avuga ko dukwiriye kureba imbere tukareba igitondo tugategereza igitondo twiringira. Nabwiraga abantu rero bari batakaje ibyiringiro bitewe n'ibihe barimo ko badakwiriye gusubira inyuma ahubwo dukwiriye gukomeza intambwe tuguma mu muhamagaro tugumana n'Imana. Imana ishimwe. Dukomereje mu ijambo rari muri Ezekiyeli ibice ni 41 turahera ku murongo wa 6 n'amagambo areba abantu bose n'amagambo areba abasenga n'abadasenga n'amagambo arimo atubwira ko dukwiriye kandi rero kuguma mu muhamagaro no kwiyarura tukava mu bitafite umumaro tukarebana n'umuhamagaro waho Imana dushaka. Imana irashaka ko dukora ibyo ishaka hanyuma nagishaka ko dukora ibyo twe twiyoboyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Tugiye gusoma 6 haravuze ngo uzabwire babagome aribo ab'inzu ya Isirayeli uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo mwab'inzu ya Isirayeli mwe ibizira byanyu byose birahagije ubwo mwazanye abanyamahanga badakebwe mu mutima no ku mubiri mu buturo bwanjye bwera ngo babwanduze aribwo nzu yanjye igihe mutanze umutsima wanjye n'ibinure n'amaraso maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira byanyu byose kandi ntimwitondera umurimo w'ubuturo bwanjye bwera ahubwo mwabashyize mu kirwi cyanyu ngo bankorere bakore umurimo w'ubuturo bwanjye bwera. Uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo nta munyamahanga udakebwe mu mutima no ku mubiri uzinjira mu buturo bwanjye bwera habe n'uwo mu banyamahanga bari mu Bisirayeli 10 kandi n'Abalewi banyimuye igihe Abisirayeli bayobye bakanta bagakurikira ibigirwamana byabo bazagibwaho n'ibibi byabo ariko bazakora umurimo w'ubuturo bwanjye bwera
ari abakumirizi b'amarembo y'urusengero kandi bakore n'imirimo yo mu rusengero. Bazajya babaga ibitambo byonswa n'ibindi bitambo bya rubanda kandi bahagarare imbere yabo ngo babakorere, kuko babakoreye bari imbere y'ibigirwamana byabo, bakabera ab'inzu ya Isirayeli igisitaza cyo kubacumuza. Nicyo cyatumye baramburiraho ukuboko kwanjye, kandi bazagibwaho n'ibibi byabo, bazagibwaho n'ibibi byabo bakoze. Nyamara nzabagira abarinzi b'urusengero, mbahe gukora umurimo waho n'imirimo yose ikwiriye kurukorerwamo. Abatambyi n'Abalewi bene Sadoki bajyaga bakora umurimo wo mu buturo bwanjye bwera igihe Abisirayeli bayobye bakanyimura, nibo bazanyegera kugira ngo bankorere. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro niturengere. Hanyuma iri jambo cyangwa se iri jambo dusomye ririmo message, ni message ireba abantu benshi, ireba abantu bose. Ni message iri kureba abantu bakorera Imana, abantu barimo bakorera Imana ariko babivangavanga bagagenda bimura Imana bakorera ibindi bigirwamana, bagenda bavangamo n'ibindi bigirwamana. Hanyuma iyi Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, hanyuma igatora abantu ngo bayikorere banayobora igihugu. Iyi Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru, buri muntu wese nyine ije kureba uko yahabaye mu muhamagaro we, ikareba uko yabanye n'Imana nuko yabanye n'abantu, cyane cyane ko atazabana n'Imana mu muyaga, Imana izaca mu bantu. Imana ije kureba urukundo ko wari ufite ariko rukimeze. Imana ije kureba ko utagize ibindi bintu rubangikanya. Imana ije kureba yuko utigeze ufata nyine umuryango wawe ugira ibindi bintu bubangikanya. Ese wakoreraga Imana, warayikoreraga, yaraguhamagaye ari kuva mu muhamagaro, urangije ujya kwimika ibindi bigirwamana. Ijambo ryavuze ngo ni ukuri, nta munyamahanga udakebwe ku mutima no ku mubiri uzigera yinjira mu buturo bwayo. Yewe yaba umugore, yaba umugabo, yaba umusore, yaba umukobwa, iri jambo riramureba. Rirareba umuhanuzi, umuvugabutumwa, umunyamasengesho, pasiteri na mushumba, riratureba twese, rirareba abakuru n'abato, ndetse n'irirobanure ntabwo riri burebe, rirareba uwakijijwe kera n'ukijijwe vuba, kuko Imana ntabwo ije kureba igihe tumaze turi mu rusengero, ahubwo Imana ije kureba ese icyo gihe tuhamaze twakoze iki. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Imana ije kureba ngo icyo gihe uhamaze muri iyo myaka, muri icyo gihe umaze mu myaka 20 umaze mu rusengero wahamaze iki. Ije kureba igihe umaze kubushumba nyine uhakoze iki. Ese igihe umaze uri pasiteri nyine ni iki umariye intama. Igihe umaze uri diyakoni ese uhamaze igihe kingana iki. Ntabwo ije kureba igihe uhamaze, ije kureba icyo wahakoze, umurimo wahamaze. Ese uwo murimo nunezeza Imana? Ese nuzakwinjiza mu bugingo, nuzahesha umugisha se urugo rwawe n'umuryango wa n'abuzukuru n'abuzukuruza? Imana ije kureba igihe uhamaze, icyo wahamaze. Imana itugirire neza. Niba uri umuvugabutumwa, ije kureba igihe umaze uvuga Imana, kutaje uyitukisha ahubwo wayivuze uko bikwiriye. Ije kureba icyo wamarishije iryo vugabutumwa. Niba uri umuhanuzi, ije kureba icyo wamarishije ubwo buhanuzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Umwuka wera ije kureba kuko yamugusigiye ukimufite. Imana ije kureba abantu bayo uko yabasize ko ariko bakiri. Imana itugirire neza. Waba uri hanze y'igihugu, waba uri Burundi, waba uri muri Amerika, waba uri Tanzania ndetse n'ahandi, waba uri mu Rwanda, mu mahande enye z'isi, ariko uzi iby'iyi Mana nubwo tutabisobanura, nubwo tutabivugaho, ariko ineza y'Imana nta muntu utayizi nawe utazi kibaho, kuko ushaka kumenya kibaho yabanza akimenya impamvu ariho. Ni ukuvuga ngo ubanze umenye impamvu uriho, hanyuma niwarangiza utekereze ko Imana iriho izagaruka no kukubaza ese ko yagushyizeho ngo ubeho abandi bagapfa ugasigara, wowe ukiriho wakoze iki? Imana y'amahoro itugirire neza. Urebe icyatumye kwimeka, icyatumye gusigaza, hanyuma ukorera Imana ugifite uburyo, ukorera Imana ugifite imbaraga, ukorera Imana ugifite umwanya, kuko hari abantu bari bafite igihe cyo gukorera Imana banayikorera neza bakiranutse,
nyamara ariko baragiye urasigara. Icyatumye Uwiteka gusigaza rero arashaka yuko umukorera kandi mukuri no mu mwuka. Imana ikeneye abantu bakoresha ukuri, Imana ikeneye abantu bahamya Imana mu kuri, Imana ikeneye abantu bahamya Imana mu kuri, batomora inguma z'ubwoko bw'Imana bazica hejuru, ahubwo bagatanga ubuvuzi bukwiye. Imana itugirire neza kandi Imana nidushyigikire. Ubuvuzi burakenewe. Abantu bagiye bavurirwa nabi mu mavuriro, amavuriro abantu bakayazama, abantu bakaza baje kwivuza ariko bakabura ubuvuzi, kandi abavuzi bahari, kandi bakabahaye ubuvuzi tubafite, tubabona ko bahari, ariko ubuvuzi batanze. Mwami we, Imana itugirire neza. Imana irashaka ko ubwo buvuzi buhabwa abantu uko bukwiye. Ubwo buvuzi ko umuntu yaje kwivuza agahabwa umuti uhuye n'indwara. Abantu bagiye bahabwa imiti imwe n'imwe ariko idahuye n'indwara barwaye. Imana rero ibyo nabyije kubireba, uwo yahaye ubuvuzi bwo kuvura imitima, umutwe, hose ije kureba. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero icyo nakwifuriza abantu barimo basenga bakomerewe, barebana n'impinduka ziri kuba hoko, badakwiye gucika intege, ahubwo nkuko twabisanze mu muririmbyi uko yabivuze, mbifurije kugumana n'Imana. Kandi nawe aho uri uzi neza uko wavuganye n'Imana, uzi uko mwabanye. Si ngombwa ko tukuronde, si ngombwa ko tubivuga, ni wowe uzi uko wabanye n'Imana. Ariko wongere wisubire ubwira Imana uti Imana gumana nanjye kuko umunsi urakuze. Imana itugire neza. Rero umwanya wanjye wari uwo, ndumva umwanya wanjye ari uyu, kandi ndumva twarekeraho, hanyuma nawe usigare wisubiraho utekereze neza, ese igitumye uhari umaze iki? Imana ije kureba icyo yagusigiye ko ari cyo wakoze. Ese wowe urumva uri mu mwanya mwiza Imana niranga izagusanga uhagaze mu mwanya itagushyizemo? Imana y'amahoro idushyigikire. Murakoze cyane. Reka dusenge tubwire Imana aho waba uri hose, aho uri unyumva, waba warakijijwe ariko usubira inyuma uragwa, wari warakoreraga Imana usubira inyuma uratembagara, ongera ubyuke, ongera ubyuke, ongera ubyuke. Imana yabayeho kera n'ubu iracyakora. Imana yakoraga iby'imbaraga n'ubu iracyakora. Aho uri hose, waba ukennye, waba ukize, ariko shyira Imana imbere, kubera ko Imana niyo iduhaye ubuzima, iduhaye kubaho. Kandi ni ukuri ndabizi neza, dufite ibyiringiro ko nta giti cyatemwa kizongera kigashibuka. Imana ishimwe. Nagira ngo nifuriza abarimo bashaka Uwiteka bamushakane umwete, ahubwo badasubira inyuma. Ibindi byose Imana iri mu kazi. Imana ishimwe. Turagushimiye Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yagumanye natwe, uri Imana yaturengeye, uri Imana yabanye n'Abanyarwanda. Byinshi cyane twagiye tunyuramo, byinshi cyane byaduhize, byinshi cyane. Turagushimiye kuri Imana yagiye iturebereraho tutareba. Turongeye tubaye muri uyu mwanya w'ijambo, ariko ijambo riratwereka neza ko dukwiye kugumana nawe. Niyo mpamvu ndi muri uyu mwanya sengeye abantu babateze amatwi iki kiganiro, sengeye abantu bari bateze amatwi iri vugabutumwa, sengeye abantu bari bateze amatwi iri jambo ririmo ritambuka, sengeye abantu bari bateze amatwi izi mesaje. Ubahereza imbaraga zo kubyuka aho bari bamwe na bamwe. Hari abari bahagaze ubakomeze, bari baraguye ubabyutse. Buri wese ugumane nawe nkuko wirahiriye kutazasiga intore zazigutakira ku manywa na nijoro. Ni ukubampera umugisha, kandi ubahe umugisha kubwo kumvira ijambo ryawe n'iyi mesaje irushaho guherekezwa n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Amen.